Abakobwa kimwe n'abahungu bakunda gusomana, ariko waruzi ko abakobwa bakunda uburyo bwo gusomana bumwe kurusha ubundi. Si uguhuza iminwa gusa, ahubwo hari amwe mu mabanga yo gusomana buri mukobwa arota ijoro n'amanywa, kuba byibuze umunsi umwe yasomwa muri ubwo buryo. Uburyo wasoma umukunzi wawe akanezerwa bidasanzwe. Nusoma umukobwa mukundana muri ubu buryo ntazigera kwibagirwa. Ubu buryo bwatuma wigarurira umutima w'umukunzi wawe akajya ahora agutekereza. Ariyo mpamvu hano kuri Kodu TV twabateguriye bumwe mu buryo butanu bwo gusomana buri mukobwa yifuza kuzakorerwa byibuze rimwe mu buzima bwe. Kumusoma mu mvura. Imvura itangiye kugwa, aho kugira ngo utwikire umukobwa yere kunyagirwa, azamura umutwe we, umurebe mu maso, umusome byimbitse. Uko muri gusomana gerageza kumutsa imisatsi ukoresha ikiganza kimwe, ikindi kiganza kimufashe mu mayunguyungu. Ugerageza kumuterura. Buri mukobwa yifuza ibintu nk'ibi, kandi nubimukorera azumva ameze nk'uwageze mu ijuru kandi ari mu biganza byawe. Kumusoma umwegetse ku rukuta. Abakobwa bakunda gukora imibonano mpuzabitsina harimo akantu k'ingufu, no gusomana nuko. Uburyo bwo gusomana: muterure umwegeke ku rukuta n'imbaraga maze umusome byimbitse, ariko ukomeza kumutsindagira ku rukuta. Amaguru yatandukanye winjijemo ayawe, ariko acyambaye imyenda, ukomeza kumusoma. Ibi ni ibintu atazigera yibagirwa mu buzima bwe. Icya gatatu: kumusoma murimo gutongana ku bintu bitagenze neza. Yakurakariye cyane, mwegera ufate ibiganza bye. Azagerageza kukurwanya cyangwa kuguhunga, yibwira ko ugiye kumugirira nabi. Mufata umwiyegereze maze umusome. Ubukana yari afite buzashira bucururuke, bube zeru kubera kumusoma. Komeza umusome nk'iminota igera ku 10. Mbere y'uko umuryamisha ku gitanda, nubikora neza azamara imyaka 5 atongeye kugutonganya. Icya kane: kumusoma uturutse inyuma. Mwegera uturutse inyuma mu gihe atatekerezaga ko waba uhari. Musome ku ijosi, ku matama mbere y'uko ahindukira ngo akubone neza. Abakobwa benshi bakunda gusomana bitunguranye, ariko bikore neza utazatungurwa mbere. Ibi byakorwa neza mu gihe umutunguye arimo gutekereza cyane. Ukamusoma uturutse inyuma, umufashe mu mayunguyungu. Kumusoma gutyo bizamushimisha. Amaboko yawe amufashe atazatuma yumva nta cyamuhungabanya igihe cyose muri kumwe. Icya gatanu: kumusoma mu ruhame imbere y'inshuti zawe cyangwa inshuti ze. Uburyo bwo gusomana mu ruhame ntibuvuze mu rusengero cyangwa amahuriro ayo ari yo yose, ahubwo ni ahantu abandi bantu bashobora kubabona, haba mwasohotse muri resitora cyangwa ahantu hari abantu benshi. Mubwira ahaguruke mbere y'uko amenya ko ugiye kumusoma imbere y'imbaga y'abantu. Birushaho kuba byiza inshuti ze zihari cyangwa bamwe mu muryango wawe. Bizatuma yumva ashyigikiwe. Ejo hazaza hameze neza igihe cyose muzaba muri kumwe. Nge wumvaga na Kodu Karivano, wanakora subscribe kuri channel yanjye kuko ntacyo bitwaye. Reka dukomezanye mu nkuru zacu z'ubutaha. Ni iby'agaciro kuba wabanye nanjye, kandi ngushimiye kuba warakoze subscribe hano. Niba utaranabikora wabikora. Wifuza ko hari ikindi tuzavugaho, wanyandikira ku mbuga zanjye nkoranyambaga, haba kuri Facebook, Twitter cyangwa Instagram, uciye ku ijambo Kodu Karivano. Hasta la vista.